buri gihe iyo umusore anjyanye iwabo baranyanga. Dore agahinda k'umukobwa wakomerekejwe cyane mu rukundo. Uyu mukobwa ukiri muto yaciye mu bintu byinshi cyane ndetse agira aho aca ibintu ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gusangiza abantu inkuru ye ibabaje, avuga ko amaze igihe ahura n'ikibazo gikomeye mu rukundo cyamubabaje ndetse kikamusiga n'ibikomere byinshi cyane ku mutima. Yavuze ko buri gihe iyo agize umukunzi bikageraho amumenyekanisha mu muryango we, ibintu bihita bihinduka kuko umuryango w'uwo musore umwanga urunuka cyangwa se ukanga ko bakomezanya. Ndagira ngo mbere yuko tubyinjiramo neza ubanze ukande like kuri iyi video unakore subscribe. Nk'uko tubikesha urubuga Volta Stand Up, mu butumwa bwe bwuzuye amarangamutima yavuze ko atumva impamvu neza nyakuri ituma ibi bikomeza kumubaho inshuro nyinshi. Yagaragaje ko yigeze kwibaza niba hari ikibazo afite atabona cyangwa se niba hari ikintu cyihariye abantu babona kuri we nyamara we akaba atacyumva. Ati ntekereza ko ndi mwiza kandi mfite imyitwarire myiza, ubwo namwe murambwira. Ati nifuza kuba umuntu w'inzozi z'undi ubuzima bwe bwose, ariko buri gihe birangira bidasobanutse, sinzi impamvu. Aya magambo yagaragaje uburemere bw'agahinda afite nyuma yo kubona umubano yatangiranye icyizere ukomeza guhura n'imbogamizi igihe ugeze ku rwego rwo kumenyana n'umuryango w'umukunzi we. Yavuze ko buri nshuro abonye umusore umukunda cyangwa se akunda kandi akamukunda, ibintu bigenda neza. Yibwira ko amaherezo yabonye umuntu bazabana, ariko akaza gutungurwa no kubona umuryango w'uwo musore utamwishimiye. Inkuru ye yahise ikurura amaso ya benshi ndetse batanga ibitekerezo byinshi ku ngingo nk'iyi ngiyi ku mbuga nkoranyambaga cyane, aho bamwe bamuhumurije bamubwira ko atagomba kwiheba cyangwa se kumva ko nta gaciro afite. Bamwibukije ko rimwe na rimwe ikibazo gishobora kutaba kiri ku muntu runaka, ahubwo kikaba kiri ku muryango runaka cyangwa se ku mitekerereze y'abawugize. Abandi bagaragaje ko hari igihe ibintu nk'imiterere y'umuco, imyemerere, inkomoko y'umuntu cyangwa se uko yerekana mu maso y'abandi bishobora kugira uruhare mu buryo bamwe bamwakira. Hari kandi abavuze ko rimwe na rimwe ikibazo gishobora guterwa n'umusore ubwe, cyane cyane iyo adafite ubushobozi bwo guhagarara ku cyemezo cye cyangwa se ngo asobanurire umuryango impamvu yahisemo uwo mukobwa. Nubwo uyu mukobwa atigeze atangaza impamvu yemeza ko ariyo ituma yangwa, bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bavuze ko adakwiye gukomeza kwishinja amakosa cyangwa se kwibona nabi kubera ibitekerezo by'abandi. Bamugiriye inama yo gukomeza kwizera ko azahura n'umuntu uzamukunda uko ari ndetse n'umuryango we ukamwakira nta mananiza. Abasesenguzi b'imibanire y'abakundana cyane bavuga ko kwakirwa cyangwa se kutakirwa n'umuryango w'umukunzi bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, kandi ko bidakwiye gupimirwa gusa ku isura cyangwa se ku miterere y'inyuma ya muntu. Bemeza ko urukundo nyarwo rushingira ku kumvikana, kubahana no gushyigikirana hagati y'abakundana, aho buri ruhande rugomba kugira uruhare mu kubaka icyizere hagati y'umuryango n'uwo bakundana. Nitwa Samuel Mugisha. Ese wowe uyu muntu wamugira iyihe nama? Ubutaha tuzarebera hamwe bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu akwanga bitabaye ngombwa ko uvuga.